Mwiriwe. Nitwa umutoni wa Joseline. Nkaba ndi umwe mu banyamideli, nkaba mfite uruganda rwitwa Rwanda Clothing. Uyu munsi ndaganiriza abana bereka uburyo umuntu ashobora gukoresha creativity ye agatandukana n'abandi, agakora ibintu bitandukanye n'iby'abandi ariko nanone bimuhuza n'abandi. Uyu munsi abana nabageneye kubereka uburyo bakora maske, aho umuntu ahera ku gitekerezo akaza kugishyira mu bikorwa. Mbere y'ibyo dukora byose tugiye gusangizwa inkuru yitwa Dukumbuye GWIZA. Nanjye ndaba mpari, ndifuza nanjye kuyumva. Murakoze. Wasangaga abana biguze Rwanda Bookmobile biraje. Abana nkuko bari babibabwiye ko uyu munsi tugiye kubasomera agakuru tugiye kubasomera na agakuru bita Dukumbuye GWIZA. Yo, ni inkuru yanditswe na Kirezi Alice, ishushanywa na Bruno Iradukunda. Abantu bayitugejejeho mu buryo bw'igitabo ni Edition Bakame. Edition Bakame nibo batugejejeho iki gitabo. Turagukumbuye, turagukunda. GWIZA na Kagabo n'abana bo mu kigero kimwe. Iwabo baraturanye ndetse abo bana bakunda kuba bari kumwe bakina. Kagabo abazwa no kajya ku ishuri wenyine atajyanye n'inshuti ye GWIZA. Umugoroba umwe bakina basezeranye ko mu gitondo bahurira mu nzira igana ku ishuri bakajyana kwiga. Bukeye GWIZA arazinduka ajya gutegereza Kagabo aho basezeranye guhurira. Kagabo arahamusanga, bafata inzira, barangije tari bajya ku ishuri. GWIZA na Kagabo bageze ku ishuri basanga abandi banyeshuri bateraniye hamwe bahabwa amabwiriza y'umunsi. GWIZA abonye ubwinshi bw'abanyeshuri bahari agira ubwoba, arahagarara, ubwoba buramwica. Mu gihe Kagabo amwinginga ngo bakomeze, mwarimu Nyiraneza bayababonye arabasanganira. Abanyeshuri babonye GWIZA batangazwa n'uko uruhu rwe rusa, batangira kujujura, bahindukira bashaka kumureba, bamwe batangira kumuhamagara bamwita amazina adashimishije, bamwita Kazungu. GWIZA agira ubwoba buramwica, ashaka kwiruka ngo asubire iwabo. Ariko mwarimu Nyiraneza aramureba, aramwitegereza, arangije aramuhumuriza. Nuko mwarimu Nyiraneza afata GWIZA na Kagabo abajyana ku ruhande, arangije abaza Kagabo ati: uyu mwana wamukuye he? Turaturanye, iwabo bamwangiye kwiga kandi arabikunda, niyo mpamvu muzanye. Mwarimu Nyiraneza abaza GWIZA ati: witwa nde? Nitwa GWIZA. Nyiraneza ati: ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 9. Nuko mwarimu Nyiraneza ajyana GWIZA, amuha imyambaro y'ishuri, arambara, amuha n'ibikoresho by'ishuri, maze basubiraho abandi banyeshuri bateraniye. Mwarimu Nyiraneza ashyikiriza GWIZA umuyobozi w'ikigo ngo yereke abandi bana umunyeshuri mushya bungutse. Umuyobozi w'ikigo afata GWIZA ukuboko maze abwira abandi banyeshuri ati: uyu ni umunyeshuri mushya twungutse, yitwa GWIZA. Nubwo ababyeyi be bari baramuvukije uburenganzira bwo kwiga, inshuti ye Kagabo yamuyoboye ku ishuri, none agiye gutangira kwiga. Namwe rero niba muzi abandi bana mungana batiga, muzabatumenyeshe. Murabona ko GWIZA afite ubumuga bw'uruhu. Yageze hano mutangira kumuhamagara Kazungu, ariko ntibikwiye. Si byiza guhimba umuntu amazina amutesha agaciro. Nuko abana binjira mu mashuri yabo. GWIZA ashaka gukurikira Kagabo, mwarimu Nyiraneza aramubwira ati: ngwino, Kagabo yiga mu mwaka wa 2, wowe ngwino nkujyane mu mwaka wa 1 mu ishuri ryanjye. Nuko GWIZA ajyana na mwarimu Nyiraneza atangira ishuri ryo. Ku mugoroba amasomo arangiye, mwarimu Nyiraneza aherekeza GWIZA iwabo. Bahingutse mu marembo, nyina wa GWIZA ati: GWIZA, wiriwe he ko twakubuze? So yiri wagushakira mu mihana na n'ubu ntaragaruka. Nyiraneza aravuga ati: erega GWIZA yatangiye ishuri kandi yitwaye neza. Mwaramuhemukiye cyane kuba mutaramutangirije ishuri ku gihe. Nyina wa GWIZA arahigima, arangije aravuga ati: nuko atari uwawe. Umwana ufite ubusembwa nk'ubu se ni uwo gushyira ahagaragara?
ako kanya se wa Gwiza abaraje atungurwa no kubona umukobwa we yambaye imyenda y'ishuri. Akababaro yarazanye karashira, aramwenyura, asuhuza mwarimu Nyiraneza, nuko aramubaza ati: uyu se umukuye? Gwiza avuye ku ishuri, nibyo usanze tuvuga. Ntakwiye kuvutswa amahirwe yo kwiga, agomba guhabwa uburenganzira bwe bwose kandi akarindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Nubwo afite ubumuga, nawe agomba kwitabwaho ndetse agahabwa uburezi nk'abandi. Se wa Gwiza ati: ubu se uyazicara mu bandi koko? Nyiraneza ati: yego, nawe ni umwana nk'abandi ndetse abandi banyeshuri bamwishimiye kandi cyane. Ntimuzongere kumubuza kujya kwiga. Nyina wa Gwiza ati: ntawe mbujije, ashwe ajyayo, nzaba ndoroda. Nuko Nyiraneza abasezeraho arataha. Kuva ubwo Gwiza akomeza kujya ku ishuri ndetse amenyerana n'abandi banyeshuri. Yagiraga imico myiza, akaba umuhanga mu ishuri, akamenya no gusetsa abandi banyeshuri, bakamukunda cyane. Hashize igihe ababyeyi ba Gwiza bombi batangiye gukora mu kirombe bacukura amabuye y'agaciro. Nuko Gwiza bamukura mu ishuri ngo ajye arera murumuna we Berwa. Hashize iminsi Gwiza atajya ku ishuri, abanyeshuri biganaga bibaza icyamubayeho. Mu gihe cyo kuruhuka bajya gukina umukino w'agati Gwiza yakundaga cyane, bakarushaho kumukumbura. Biyemeza kumwandikira akabaruwa. Sijye wahera, hahera igice cya mbere cy'inkuru ya Dukumbuye Gwiza. Naho ubutaha, ese buriya Gwiza katagarutse ku ishuri byagenze gute? Yewe nanjye sinzabura, nzakurikirana, nzamenye uko byagendekeye Gwiza. Ariko buriya muri ka kabaruwa bandikiye Gwiza harimo iki? Mugira amatsiko. Soma, tuva mu bumenyi. Rwanda Bookmobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Bookmobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Yeah. Nasoma, twasoma, bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma, twasoma. Abana ndabashuhuje. Tumaze kumva inkuru nziza, rero nabarebeyemo amagambo yaba yabagoye ngo nyabasobanurire. Nahisemo ijambo ryitwa turabakumbuye. Turabakumbuye biva ku nshinga gukumbura. Rero iyo ukumbuye umuntu baravuga ngo turabakumbuye. Twabyumvise mu ibaruwa bandikiye Ganza abandi banyeshuri. Iyo ukumbuye umuntu ni igihe wumva uhagaritse umutima wifuza kumubona. Icyo gihe uba ukumbuye umuntu. Irindi jambo numva nababwira mwamutumvise ni turagukunda. Biva ku nshinga gukunda. Gukunda umuntu ni ibyiyumviro uba wumva ufite n'ubushuti budasanzwe uba wumva ufitanye n'umuntu. Icyo gihe uba uri inshuti y'uwo muntu. Iyo uri inshuti y'uwo muntu muba mukundana, mwuzura. Mu ishuri iyo wicaranye n'umuntu cyane mukaganira mugasangira, uwo muntu muba mukundana. Ubutaha nzagaruka mbabwire andi magambo mwaba mutasobanukiwe cyangwa numva mugomba kuba muzi. Ngaho rero naho ubutaha. Kuva kera wasangaga abana biguze. Rwanda Bookmobile. Abana mu kanya gato tumaze gusoma igitabo, twari twishimye cyane. Ibikoresho byose mubona tuba dufitemo aha ngaha, hari aya meza dufite hano, hari ama etajeri hahandi haba harimo ibitabo, tubati tuba turimo ibitabo, byose bikorwa n'umuntu w'umuhanga cyane. Uyu munsi agiye kutwigisha
ibintu byinshi cyane ntazi. Wicaye mu rugo, hari igihe wicara ukavuga ngo nakora iki, ariko hari ibintu byinshi cyane ushobora gukora. Reka twumve mwarimu uduha ibikoresho bya hano. Abana mwiriwe, ngiye kubereka uburyo umuntu ashobora gukora maske ahereye ku gitekerezo afite mu mutwe. Turi bwifashije ino maske ikoze mu rupapuro, maske y'inzovu. Ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo ugere kuri urupapuro twatangiriyeho urabanza ugashushanya. Niba ari inzovu ugiye gukora urabanza ukayishushanya, noneho wamara kwishushanya fata umwanya wawe, ushobora kuyidekora. Noneho ugafata umukasi ukaza kuyikata wihuse, ukaza kubona ishusho. Ubwo ni ukuvuga ngo duhereye ku gitekerezo cyacu tugiye kugishyira mu bikorwa dukata. Ushobora gukora inzovu, ushobora gukora ibindi bisimba bitandukanye wumva ukunze. Ushobora gukora inguge. Uyu munsi twahisemo inzovu kuko ariyo ide yacu y'uyu munsi. Iyo urangije gukata, nyuma yaho gukata ide, nyuma yaho ndashaka ko mufata ibitambaro twabahaye tugakata ya nzovu yo mu rupapuro tukayishyira mu gitambaro. Niko tubigenza mu bintu byose no mu myenda. Iyo tugiye gukora imyenda turabanza tugakata ikintu bita patro. Iki nicyo bita patro. Buri gihe niyo ugiye gukora umwenda, niyo ugiye gukora maske, niyo ugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ide yawe urabanza ukayishyira ku rupapuro ukayikata. Noneho urwo rupapuro wamaze gukora ugaza gushyira ku mwenda. Ubu ngubu ngiye gushyira ku mwenda ni ugufata wa mwenda ya tisi dufite ukaza kuyihuza na maske. Nk'ubu ngubu ntibyakemera kuko urabona ko maske yanjye ari nini, birasaba ko ushaka agatambaro kanini ho gatoya. None ako gatambaro kanini ndaza kukagera kuri cya gitambaro, ndagira gutya. Iyo maze kukagera ku cya gitambaro, ahangaha tuba tugiye kuri etape ya nyuma, tuba dusigaje kugira gukata ya maske tujyanishije na cya gitambaro. Muri kubibona? Abafite igitambaro ni batangire beseye nka gutya kwa kundi twavuze. Fate maske yanyu mweseye kuyishyira ku gitambaro. Nyuma yaho iyi etape irangiye tubona maske mu gitambaro isa na ya maske yo mu gipapuro. Ahangaha rero tuba dusa nk'abagiye gusoza. Ubu ikintu twaba tubura ni iki? Ni ukongera agashumi hano, maske yacu tukayambara. Sibyo? Zola. Maske yacu tukayambara, tukaba twakishimira ko twarangije gukora proje yacu neza. Mwabibonye? Uyu munsi twize gukata. Twamenye uko bakora maske. Ibi twakoze, ikindi nanone ugomba kubishyira ku gitambaro kugira ngo ubashe kuvanamo icyo ushaka gukora. Kandi nanone uyu munsi twasomye igice cya mbere cya dukumbuye GWIZA. Ese mwiteguye kuzakurikirana icy'ubutaha? Ese mwiteguye no kuzadoda ubutaha? Ndizera ko muzabikora kandi muzaba muri abana b'abahanga kandi muzabishobora. Twe kuguma mu rugo ngo twicare gusa, dufate ibitabo dusome, ikindi dukore n'uturimo dutandukanye mu rugo. Hari ugushushanya, hari ukudoda, hari ugufuma, hari ukuboha. Ibyo byose tuzabasha kubikora. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane.